Mwiriwe neza muraho, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese, cyane cyane mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ubasuhuje. Muri aka kanya rero ndaje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Buriya mu buzima ni byiza kubaho ufite intego, ni byiza kubaho ufite icyerekezo, ni byiza kubaho kandi mu gihe ubishoboye ubasha gusenga Imana, ubasha kuba imbere y'Imana, akanya ubonye ugasenga, ugashimira Imana. Biragoye kuko iyi si iragoye, usanga abantu batabonera umwanya Imana, cyangwa bamwe se bakibwira ko ibyo bagezeho ari ukubera ubwenge bwabo, kubera ubushobozi bwabo, kubera ko babishoboye, ariko nagira ngo nkubwire mwene data unkurikiye uri kunyumva, ni ukuri jya ushakira akanya Imana. Ukurikije ukuntu isi imeze, kubona iminota yo gusenga ntabwo byoroshye, ariko ni wowe ugerageza muri bya bintu byose bikugize busy, ukabona akanya ukaza imbere y'Imana, ukaganira n'Imana, ukagira ibyo uvugana n'Imana, ukayishimira kandi ugakomeza no kuyiragiza. Rero munyemerere muri aka kanya kugira ngo tuganire nk'abakunzi ba Ikamba Blooms TV, ni ukuri ibintu byose numva byabagirira umumaro, kubera kwita ku buzima, kubera kubakunda, kubera kwifuza ko namwe ibigize icyo bimariye namwe byakibamarira, nzajya mbibasangiza. Ntimukandambirwe rero, mujye mukomeza mubane nanjye. Mana nziza, Mana y'urukundo, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mweretse aka kanya tugiye kubana n'abakunzi bawe, n'abana bawe, n'abakunzi ba Ikamba Blooms TV, abankunda n'abankurikiye, abagiye kundeba aka kanya n'abazandeba mu minsi izaza, bose ndabakweretse kugira ngo ibyo tuganira bibe iby'umumaro ku buzima bwabo ndetse n'ubwanjye. Urakoze rero, ngaho bana nanjye, Mwuka wawe wera ambeho, ni mu izina rya Yesu senze nizeye, amen, amen, amen. Hari indirimbo yabyutse imfasha iba mu ndirimbo ya 74 ivuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe nicyo ngusabira. Ni ukuri muri aka kanya ndinginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire. Ndumva aricyo muri aka kanya nasabira umuntu wese nkunda, nicyo nasabira umuntu wese unyumva, nicyo nasabira umuntu wese unteze amatwi, ngo wakire Yesu ubane nawe. Hari umuntu ukuvugira ku Mana ngo mu ijuru ngo mfite umuntu umvugira. Si amahirwe kugira umuntu ukuvugira, cyane cyane mu ijuru. Buno mu isi tugira abantu twishingikirizaho, ukaba uzi ngo ufite onkire wawe ukomeye, ukaba uzi ngo ufite umubyeyi ukomeye, ukaba uzi ngo ufite umugabo ukomeye, ufite umugore ukomeye, ufite abavandimwe bakomeye, ukumva hari ahantu hamwe na hamwe bajya bakuvuganira. Ariko mu buzima ni ukuri kugira Yesu akaba ari kuvuganira ku Mana ni igiciro kidasanzwe, ni ibintu bidasanzwe. Ndakwifuriza kugira uwo mugabo, uwo mwami wadupfiriye, akemera akabambwa, akababazwa, nta cyaha na kimwe yakoze kubera twebwe. Ndakwinginze kugira ngo nawe umwakire akubere umwami w'ubuzima bwawe. Hari byinshi bizahinduka mu buzima bwawe, hari bitazongera kukuremerera, kuko imitwaro yose uzaba wikoreye uzaba warayituye, warayimuhaye, akaba ari we wakubambiwe, akayigutura, ukumva ubayeho neza, ukumva uguwe neza. Nimuzi ko abantu mu buzima dukunda kuba dufite abantu bakomeye dufite, ariko uwo muntu ukomeye wumva ugufatiye runini ku isi ntago ahagije. Iyo umufite wumva uri amahoro, iyo umufite wumva nta wakuvuga, ariko iyo ufite Yesu arenze ibyo byose. Kugira Yesu mu buzima bwawe, kugira Mwuka wera biraryoha cyane, ni ubutunzi bukomeye, ni ubutunzi nakwifuriza uwo ari we wese. Wumva ukomeye, wumva nta cyaguhungabanya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu iyo umufite byose ari we bireba. Ndakwifuriza n'ukuri kugira uwo mwami Yesu, umwakire abe mu buzima bwawe.
araza akagukiza ayo makuba, araza akagukiza ibyo byago, araza ukumva uguwe neza, ukumva mu bugingo bwawe harimo amahoro. Ni ukuri kugira Yesu bitanga amahoro adashira. Ndakwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Yesu murabana ukagendera hejuru y'amazi, murabana ibibazo ukabicamo, abantu bakajya bibaza ese ibyo bibazo binyuramo gute, bakureba batekereza ubuzima ubayeho bakumva ntabwo bari kubyumva, ariko kuko uba ufite umwami ukomeye, umwami utegeka abami, bituma ubinyuramo wemye. Yesu murabana ukanyura hejuru y'amazi, Yesu murabana ukagendera hejuru y'ibibazo, Yesu murabana ukumva uri umuntu udasanzwe. Iyo urebye kuri Yesu ibibazo bigenda hejuru, iyo urebye kuri Yesu unyura hejuru y'ibintu byari bigutsikamiye. Benshi bajya batubaza ngo ese ngo ubayeho ute, ngo ni gute useka ngo kandi udafite akazi, ni gute useka kandi ufite ibibazo ibi n'ibi, ni gute useka kandi ubona abana bawe bameze gutya na gutya. Ni uko ibanga ni uko uba ufite Yesu mu buzima bwawe. Uramutumbira ukanyura hejuru y'ayo mazi, uramutumbira ukanyura hejuru y'ibyo bibazo, uramutumbira kubera ari urukundo, kubera ari umugwaneza, akakubwira ngo ngaho ngwino mwana wanjye ngwino. Ukamubaza ati papa, urabona ibi bintu nabinyuramo, urabona koko uko bimeze nabasha kugenda bikemera? Arakubwira ati ngwino mwana wanjye, ati binyure hejuru uze. Aleluya. Ndakwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe, ndakwifuriza kugubwa neza, ndakwifuriza gutunga Mwuka Wera akabana nawe, akakuyobora, akakurinda. Buriya ufite Mwuka Wera aragufasha, agufasha mu byo ukora, agufasha mu buryo wubaka, agufasha uburyo urera abana, agufasha uburyo ubana n'umutware wawe amahoro, agufasha uburyo urera abo bana kandi uri wenyine nta mugabo ufite, aragufasha akakuyobora. Ashobora no kukubwira ngo winyura aha, ngo nyura aha ngaha, ukumvira irya jwi rivugira muri wowe ugatambuka. Munyemerere rero dusome ijambo riri muri Matayo ibice 14 umurongo wa 27. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni njyewe mwitinya. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu arakubwiye ngo humura, witinya ibyo bibazo uri kunyuramo, witinya ayo makuba uciyemo, witinya ku gahinda umazemo igihe. Yesu arakubwiye ngo witinya. Igihe cya Mose amazi yarakamye, igihe cya Petero yagendeye hejuru. Haleluya. Rero buri gihe siko ibibazo bitazatugeraho, hari ubwo biza bikatugeraho bikaduca n'intege, ariko Imana ikaduha ubuntu bwo kubigendera hejuru, Imana ikaduha ubuntu bwo kubinyura hejuru, Imana ikaduha ubuntu bwo kutagaragara, kudasa n'ibyo turimo gucamo. Ugasanga wambaye neza, uraberewe, uri kujya ku kazi, ariko uri kunyura mu bibazo. Wenda hari umurwayi usize woroshe mu rugo, wenda sitoke yashize, wenda minerivare abana bakuzaniye igipapuro cy'ababyeyi, ariko Yesu yaguhaye imbaraga zo kubinyura hejuru. Kwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Some muri Matayo ibice 14 umurongo wa 27, 28, 29. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni njyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Amen. Dusubiremo kuri uyu murongo wa nyuma. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Amena. Petero yasabye Yesu ngo wanyemerera ngo nkaza aho uri, ngo wanyemerera nkaza ariko nyuze hejuru y'aya mazi.
byashoboka ko hari ibintu bikugose, birashoboka ko hari ibintu bituma utaza imbere y'Imana, birashoboka ko hari ibintu bituma udasenga uko bikwiye, ariko wakemera ugahamagara Yesu ukamusaba ngo umusange aho ari, ubashe gupfumura, ubashe guca muri izo nzitane, ubashe kurenga ibyo byose bikwihebesha, ubashe kurenga ibyo byose bikubuza amahoro, bituma udatambuka ngo usange Yesu, ngo utumbire Yesu. Mwene data, hari byinshi tubamo muri ubu buzima bigatuma tutabona ko Yesu ahari, kandi Imana ngo ibera hose icyarimwe. Ariko Petero hano yaratinyutse aramuhamagara ati mwami naza aho uri, naca hejuru y'aya mazi nkaza aho uri. Yesu mu rukundo rwinshi aramubwira ati ngwino. Petero anyuze akandagiye hejuru y'amazi abona biremera. Mwene data, hari igihe abantu babona wambaye neza ariko ntibamenye ibibazo uri kunyuramo, bakabona utaha mu nzu nziza ariko ntibamenye ibibazo uri kunyuramo, bakabona ufite akazi keza, utaha mu mazu meza, ugenda mu modoka nziza, ntibamenye ibintu uri gucamo, ariko hari amazi, hari amazi akugose, hari amazi atuma utabasha gutambuka, ariko kuko wamenye Yesu, kuko watumbiriye Yesu, ukabasha kubinyura hejuru. Bamwe mu bavandimwe cyangwa abantu ba hafi baba bazi situwasiyo urimo, bakaba bakibaza ati ese uriya mudamu ni muzima, umuntu uba mu bintu nka biriya akabasha gutambuka akagenda aseka. Imana ishimwe cyane. Bakibaza ukuntu ukora akazi kawe, bakibaza ukuntu urera abana, bakibaza ukuntu ubayeho. Ni byinshi byatuma abantu bakwibazaho, ariko Yesu ari hejuru yabyo byose. Ni ukuri iyo utumbiye Yesu unyura hejuru y'amazi yo kurwaza abantu, abavandimwe bawe barwaye, ababyeyi, abana, unyura hejuru y'amazi ya divorce, ukabasha guca muri iyo divorce ariko ukabasha kurera abana bawe neza, ntuwiyandarike, ukabasha gukora bikemera, Imana ikaguha umugisha. Ukanyura hejuru y'amazi yo kwirukanwa mu kazi, ukanyura hejuru y'ayo mazi yo kuva mu bukode umunsi ku munsi ntutinde mu nzu, ukanyura hejuru y'amazi ya cyamunara. Ibyo byose ukabicamo kubera Yesu, kubera ko watumbiriye Yesu. Hari ibibazo bimwe na bimwe bisaba ko ubanza kubicamo, hari ibyo Imana yemera ko bitugeraho, ntabwo buri gihe ariko amazi akama, hari igihe biba ngombwa ko ubinyura hejuru, hari igihe biba ngombwa ko Imana yemera ko ibyo bintu bicamo, si uko ibikwanze, ahubwo hari icyo iba ishaka kukwigisha. Nyemerera njyewe nawe tutumbire Yesu, turebe kuri Yesu. Wikipfukirana, wikicwa n'agahinda, wirindira ko ibyo bintu bizabanza kuva mu nzira kugira ngo ubuzima bukomeze. Oya, tumbira Yesu gusa urebe ko bitemera. Ndakwifuriza gutumbira Yesu, ndakwifuriza ko Yesu aza mu buzima bwawe, ndakwifuriza ko aza akarinda intambwe zawe. Ni ukuri numwemerera, nutera intambwe imwe 99 arazitera, kandi uzajya ugenda ubona ibintu byose byemera, ugenda ubona abantu bakugarukira, igikundiro cy'Imana kikuzaho, ubona ukora bikemera, ubona rwose Imana igenda ihindura ibihe ku buzima bwawe. Ndakwifuriza gutunga Yesu mu buzima bwawe. Imana iduhane umugisha.